n'aba diaspora bari hanze impande enye z'igihugu. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amen. Ndi umukobwa ufite imyaka natavuze. Wayivuze se? Ushatse wayivuga. Ndi umukobwa usenga Imana kandi nkanubaha Imana cyane. Mbere na mbere nshima Imana imbere ya byose. Amen. Bakaba banyita Angel Joy. Umva nujyana kuri YouTube wandikemo Angel Joy. Hanyuma siko babivuga. G7 TV ibanyurizaho ibiganiro byinshi bitandukanye n'ibyegeranyo n'ijambo ry'Imana kuko wabisanga kuri G7 TV. Yes guys, muraho neza, ndabasuhuje mwebwe banyarwandakazi namwe muri komande enye z'isi. Ndabasuhuje cyane muri aho ngaho mwiciye mukurikirana ibiganiro tubagereza kuri G7 TV. Ndabasuhuje. So uyu munsi noneho rero ngiye kubereka umuntu udasanzwe cyangwa se umutumirwa udasanzwe. Uri kubona muri kamera za G7 TV, uri kubona monde, uri kubonamo umuntu umeze gutyo nyine, uri kumubona bamwita Angel Joy. Yes, Angel Joy rero araje kugeza kuri byinshi cyane, sinangombwa ngo mubivuge cyangwa se mubabwire cyane bikabije, ahubwo we afite byinshi byo kubabwira, afite byinshi yabateguriye, araje bagezeho cyane rwose. Noneho ngewe nushaka unyite Mr. G-Boy nk'ibisanzwe, ubanyurizaho kino kiganiro cya music cyangwa se ubanyurizaho ibiganiro byinshi bitandukanye kuri runo rubuga. Uyu munsi ngarutse ndi G-Boy. Ubundi rero abantu barimo baranyita ngo pasiteri, abandi barimo baranyita n'ubundi munyite pasiteri n'uno munsi, ariko noneho uno munsi nabazaniye undi noneho w'umuririmbyikazi umeze neza cyane. Reka tumwakire kugira ngo buri umwe wese, yes, n'ubundi ntabwo mwamaye amazi yo kunywa ngo mbanze nkamanure, nyine niyo mpamvu mba niyikije. Ariko nyine uno munsi Mr. G-Boy ngiye kubanyurizaho byinshi mwari mukeneye, kandi za mpano mwari mwarabuze zazimye ngiye kuzizamura, kandi zigiye kuzamukira kuri G7 TV mari ku bwanyu. So tugiye gutangira n'umutumirwa wacu rero atwibwira. Si ngombwa cyane yuko tumubwira ngo urinde, nawe ni umuntu mukuru azi kwivuga. Intore burya yishakira inzira, anaba ari kubibona hano ko yageze kuri kamera zacu, arebwa n'abanyamahanga, aba diaspora, abantu bose baba bari kumureba, abazungu n'abirabura baba bari kumurebera hano kuri kamera zacu z'abadukurikirana. Nimba utarakore subscribe rero genda kuri YouTube usacinge, urasacinga ukoresha irya zina n'ubundi nk'ibisanzwe n'izina ritoya G7 TV, ubundi ukore subscribe n'akazogera, tujye tukugirizaho ibiganiro byinshi bitandukanye uwa mbere mu kubibona. Nubona ubyishimiye ukore bya bindi n'ubundi dora tukubwira ni kwa kundi ukora like, ukaduha comment, tukakuzanira umusitari wadusabye, cyangwa se ukatubwira uko ubyumva, cyangwa ugakora share mu nshuti zawe, nabyo biba bikenewe kugira ngo dushishikazwe n'ibyo utunyuza. Kari akagaruka tuba turi kwamamaza, tubibutsa neza yuko ushaka kudodesha imyenda myiza cyangwa se ushaka kwambara ukaberwa, hari benshi cyane babigukorera nka Aheza Home. Uraza hano Aheza Home kugira ngo ubashe kuhagera, nuko uri bwabahamagare kuri za nimero n'ubundi dusanzwe tubabwira cyangwa dusanzwe tubanyurizaho. Ni 0772428667. Abantu gahita bagera neza cyane bakakudodera umwenda modeli zose wumva ushaka. So tutatinze rero, ukagira n'ibyo ukenera cyane mu gukora audio yawe cyangwa se video y'indirimbo yawe, cyangwa se ikindi kintu waba ukeneye gukoresha kijyanye na music. Uraza hano Kabuga, turabigukorera neza cyane. Ushiye kuri za nimero nanone 07834758 na za zindi zikurikiraho ni 8. So noneho rero uyu munsi tugiye kubagerezaho ku kirero. Ushaka ibijyanye n'ubutaka waduhamagara kuri za nimero. Hari ikinyangombwa cyawe cy'ubutaka kibashije kuba kituzuye neza, ushaka ngo bagipime, ushaka bakinyuzemo bagikubita amadiagonali neza cyane, kibe giterere neza, wahamagara kuri za nimero zikurikira 07834758. nizo ngizo nta zindi, genda ukore bagukorera umuti, ibintu byose bigende neza.
So noneho tutibagiwe nawe ushaka kwiga ibijyanye n'imyuga, amasabune, ibiki byose, urahamagara kuri izo nimero n'ubundi ureba muri taburo yawe ya telefone cyangwa se ya televiziyo cyangwa mudasobwa yawe cyangwa se na za zindi ujya ukurikirizaho. So noneho tugiye komeza na bya bindi byose twari twabateguriye hano. Mba nabanje kwinyuranamo ariko uriya muntu muramubona mutariko ngo abantu baragukunda. Uyu munsi rero tubamubazaniye kugira ngo babandi bamukundaga uyu munsi bamuvugishe cyangwa se bakore comment naho basubize. Arahari uno munsi n'iminsi yose arahari. So turabanza tumubaze amazina ye atwibwire, ntabwo ari ngombwa yuko naye nyavuga, aratubwira n'aho aturuka n'uburyo abyumva. Kuri kamera za G7 TV karibu kubwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abadiaspora bari hanze impande enye z'igihugu. Ndabashoje mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amen. Ndi umukobwa ufite imyaka natavuze. Wayivuze se? Ushatse wayivuga. Ndi umukobwa usenga Imana kandi nkanubaha Imana cyane. Mbere na mbere nshima Imana imbere ya byose. Amen. Bakaba banyita Angel Joy. Umva nujyana kuri YouTube wandikemo Angel Joy. Nanjye siko babivuga. Yitwa Umugisha. Umugisha ariko wanditsemo Angel Joy bibona cyane. Niko kuri nyine ugende ukore subscribe kuri Angel Joy. Ujye ureba ibihangano bye, ni indirimbo nziza cyane, akunda Imana. Reka tutamuniganya ijambo akomeze. Ndi umuramyi, Imana yangiriye ubuntu. Amen. Ndihangira nkashyira ibihangano byanjye hanze ariko ntabwo ari njyenyine ntabwo nabasha kubishobozwa. Mbafatanyije n'Imana, namwe muba mumurikira mukantera inkunga, mukamba hafi, mukangira inama. Aricyo mbere na mbere bakunzi banjye mbashije kubashimira. Amen. Uyu munsi ndababwiye muraza kuzura umwuka. Mwayavuga ngo ndi pastor ngo ndabwiriza mu kuzura umwuka. Uyu munsi nazanye umuntu bita ngo ki umuramyi. Siko babita ari. Ngende umuvuga butumwa. Umuvuga butumwa bayita Masengesho Abraham kuri yazina nyine ryo uvuga butumwa. Ubu ngubu mba naje muri show music kugira ngo bakubitireho mbatemo. Nkaza nitwa Mr. G-Boy kuri ya mazina munziho n'ubundi bisanzwe, ariko ntago Kristo mba namusize inyuma, ahubwo bari kumwe nanjye ku niyo mpamvu imba rino shusho rimeze gutya. Niyo mpamvu natwe mumeka umwuka bazima meze neza mukanyaraje dutemo. Umeze neza? Meze neza. Urakomeye cyane. Umukanyaraje dutamo. Noneho ngiye kukubaza ikintu numva nshaka kubaza n'uburyo mu bijyanye n'umuziki wawe. Umuziki wawe utangiye ryari? Umuziki wanjye nawutangiye muri 2023. Yes. Nawutangiye mu bintu bitunguranye. Byari ibintu bidasanzwe, ntabwo numvaga ko nagera mu muziki, ariko Imana yaranshoboje nza kugera mu muziki. None se umuziki wawe ni impano yawe cyangwa ni kwa kundi uvuga ati mfite amafaranga ngiye gutamo abantu umuziki? Ni impano yawe ubyiyumvamo? Ni impano yanjye mbyiyumvamo. Ubyiyumvamo cyane. Wumva abantu bakubwira ngo ufite ijwi ryiza ryo ku mpano yawe se? Abana inyuma nyine baba batari kumwe baravuga ngo ufite ijwi ryiza n'inzacogore mu gukomeza. Guys, ugomba gukora kandi ugakomera, imbere hawe ni heza. So reka twese tumushyigikire. Agiye kutubwira channel yiwe, buri wese agende apyonda kwa kone tujya tubivuga ati mu pyondeho subscribe nyinshi zibe nyinshi. Uyu munsi niyo mpamvu ahari kugira ngo wumve indirimbo ye ya mbere cyangwa se amaje gukora zingahe? Maje gukora indirimbo ebyiri. Imwe yitwa Imvura y'Amahindu. Imvura y'Amahindu. Ashaka kutunyagira uno munsi. Ashaka kutunyagira uno munsi. Biragenda bite? Ubwo nyine mube nuko bamazi. Imvura y'Amahindu, ariko mwebwe mukunda Imana n'abantu muyubaha, mwumva imvura y'Amahindu ari yihe? Ntabwo ari ya mvura yigwa ku butaka tugahinga tukarya.
ni ya mvura y'amahindu wowe bivemo utazagorwa n'imvura y'amahindu. So noneho twakomeje imvura y'amahindu ni indirimbo washyize hanze bwa mbere. niyo ya mbere yanjye. Niyo ya mbere. Ya kabiri bayita kuguma ku mwami. Guys, ni byiza cyane kandi dufite indirimbo nziza. Njye nabanje kuzumva, sinzi nimba muri bwaze kubona umwanya, ariko ndaza kuba nyurizaho umwanya kugira mwumve indirimbo ye live, mutayumvishe kwa kundi baba bakubisemo bya byuma tantantata, kwa kundi muyumva live. Uyu munsi ugiye kuyumva live kugira ngo ujye kumushyigikira, wumve yuko iyo mana ari yo kuri umushyigikire, ukore subscribe n'akazogera, umuhe comment, mu by'ukuri umubwire nimba ari byiza, afitiye impano, bimuhe kuzamuka. Nawe uri hanze y'u Rwanda na babandi bari inyuma ya babandi tujya twita abazungu, ugomba kugira gutya ugakoraho, waba wumva ikinyarwanda waba utacyumva, ugomba gushyiraho subscribe. So none se igihe mba mfite amatsiko menshi ya kubona umukobwa ukunda ibintu by'Imana. Ubundi twakuze bavuga ngo iyo umukobwa agiye mu bintu by'Imana cyane ngo ari gushaka umugabo. Nibyo? Ntabwo ari gushaka umugabo, ahubwo nyine aba ari ukuguriza Imana. Hari ikintu twita kuguriza Imana. Kuguriza Imana ni gute? Kwa kuyikorera nyine, uba wandikirwa buri munsi ukorera Imana. Kuguriza Imana ukandikirwa. Ku buryo nyine ni nk'aho uvuga ati wenda ubu sinakubwira gute, ni nk'urwibutso rwawe. Ni nk'urwibutso yuko muri cya gihe cyo gutarama cy'abera nyine urumva ko nawe yawe urayizamura, ko tugataramana n'abera. Ya mano yawe utaramana n'abera. Ese iyo wumvishe abera wumva abera, iyo bavuze abera wumva nk'iki? Numva abamarayika. So abamarayika bera. Cyane uyu munsi ko waje kugira ngo ugire byinshi tubwira. Hari byinshi bagiye bambaza, mugurana n'abantu kuri televiziyo tukaganira, bakambaza nkabasubiza, ariko byiza yuko waje nawe uri umugospeli ukunda ibintu by'Imana, ugiye kudusobanurira byinshi kubera. Noneho iyo wumvishe nk'umuntu wera ari umumarayika, wumva umuntu wawe umwera aba yaba ameze gute? Umuntu wera atandukanye n'ab'isi. Gutandukana n'ab'isi nyine wirinda kujya mu bintu bibi. Ubwo batandukanira ahantu batandukanira, urabona hari n'igihe umuntu avuga ngo buriya muri iyi si, kugira ngo uvuge ngo uriya muntu nyine ni umukristo, hari ibikwemerera ko wavuga ngo uri umukristo. Ntabwo wagenda uri umukristo ngo ugiye gusambana, ntabwo uba wera bya nyabyo. None se karabo tubona nyine baba bavuga ubutumwa bakomeye cyane, bo tujya twumva ku maradiyo batera ibintu byinshi cyane, bavuga ubutumwa nyine abantu benshi bagakizwa bakamera neza, ubundi nyine tukazumva ngo n'abasambanyi ngo barabikora. Imana ntabwo ibibumva. Ntabwo twavuga ngo ntabwo ibumva, ahubwo nyine ni hahandi abo ngabo bababwira ibinyoma, baba biyandikira umuriro nyine mwinshi cyane utazima, yuko nimba uvuga ikintu kitakurimo, wawe undi kibwiye akahinduka, wowe utava ahantu uri, nyine urumva ko wowe nta hantu buva, ariko hari abo uri guhindura. Ariko nyine ikintu cya mbere ni ikintu nasaba abantu baba bavuga nk'irivugabutumwa tuba tuvuga, bakwiriye kuza barivuga bahamije neza, nyine babirimo neza, atari ukuvuga ngo bari kuryarya abantu. Ariko wenda reka twigarukire ku buzima bwawe, tureke gushyira kuri bariya wenda tunabacira imanza. Wenda tuvuge ku buzima bwawe, mu muziki wawe no mu buryo ukorera Imana, ukunda Imana. Nta munsi n'umwe wari bwumve wenda, cyangwa se nk'umuntu akaza agashaka kuyobya akujyane mu by'isi, ntabwo birakubaho? Bimbaho cyane. Hari nigeze kujya muri studio bwa mbere, bahita bambwira ngo ngwino twigire ngo muzisi, cyangwa ngwino twigire mu bintu nyine, ukumva nyine ibintu by'Imana nyine ngo ntabwo bigira amafaranga. So noneho reka
tugende muri music yawe, wenda ibyo ngibyo tubiretse tubikure ku ruhande, n'ubundi buzima tuzagera tubaganiza. Niba uje hano wari ukenewe kandi uje hano kugira ngo uzasobanure byinshi cyangwa se ukorere Imana ukubyumva, witambire uko ubyibone, ko njya numva tambira Imana bajya babikora. So uyu munsi rero waje hano kuri televiziyo zacu za G7 TV. yego Gira icyo ubwira inshuti za G7 TV, ugire n'icyo abasaba. ikintu nabasaba rero, nabasaba ikintu cya mbere nabasaba ni ukubaha Imana, bakaba maso iyo mvura naririmbye itazabanyagira yuko biri vuba. Ntabwo imvura mba mvuga ntabwo ari iyi ngiyi isanzwe yo guhinga ibihingwa bikera, ahubwo aba ari ya mvura yo mu mwuka. Hari abantu baba baguma ahantu hamwe nyine batazi ibyo barimo, ari babandi ngo ahantu imvura itaguye biba ari ikibazo. Ariko nyine ikintu mbasaba ni ukubaha Imana mbere na byose, bakayubaha, bakumva ko ikintu cya mbere wabasha gukora byose, haba akazi waba ugiye kujyamo, haba ibyo waba ugiye gukora, ukwiriye kumanza wiragiza Imana. Ya Miss Ange, reka mwongere icyo nakubaza gitoya ku muziki wawe. So abantu nabo bakuri G7 TV barabyumva, Imana niyo ya mbere kandi murabibabwira yuko ukuri kwa mbere kudashira amasezerano, ahubwo uhora mu masezerano kugira ngo na cya gihe yamvura niza kugwa uzaba wejejwe, umwenda wawe uzasava mico. Yewe niko nkunda kubabwira, wa mwenda wanyu utazava mico, yamvura yabanyagiye ugasanga ujemo ikizinga, burya hari ukuntu unyagirwa ukatanye kuzana imikori. Yamvura itazakuzana imikori. So Angelo ni Angelo. Angelo, reka mwibarize gatoya ku bijyanye na music yawe wayitangiye muri uriya mwaka. Ese indi myaka yose wakundaga ibintu bijyanye na gospel? Narabikundaga cyane yuko nabaga no muri korali ebyiri, ariko ntabwo nari nzi ko naba umuhanzi. Wasengeraga he? Nasengera ndi umuhanzi kandi ariko nyine bagomba ko mbindura. Mu rugo ni hehe? Ni Musanze. Mu rugo ni Musanze kwa Nsabi. Abakunzi ba Nsabi, uyu mukobwa rwose, uyu mukobwa Nsabi agira icyo amukorera. Ndabizi ko muri kumureba, mubwire Nsabi agira ikintu amukorera. Atangiye kuvuga ati gagane nako kaze gakorera Imana, nako agazane. Agazane rwose muri babandi ntago avuga nka Nsabi, ariko ushobora kuba ari mushiki wa Nsabi. Muri kumubona, uyu ni Miss mushiki wa Nsabi, ntago ari Nyambo. Ni Jolly. Jolly abamukunda n'abamuzi, cyangwa se Joy abamukunda muramuzi, n'abakunda uyu nguyu nawe muramuzi, mwamubonye ntabwo mwe mumuzi, ariko mwajyaga nabonye abantu bake mwatangiye kugenda mumureba, namwe mugende mubikora. Ariko ibyo bandi bakora namwe mubikore, mukore subscribe, natibagiye na Nsabi aze ahikira n'umukobwa we wabo, azamuke atangire indirimbo ziwe zibe nk'izaba Israel Mbonyi. Si ushaka kugera? Reka nkubaza akantu. Ubundi abantu bose bakorera ku ntego. Nk'ubu uba wumva ushaka kugerayo? Mba nshaka kumva ko nagera kure nka bara ba Dorokasi cyangwa n'abasirane Mbonyi, abo bose mba nshaka kubageraho. Uba ushaka kugera nka ku rwego ba Dorokasi bagezeho? None se kururenga ntabwo warurenga? Bifatanyije n'Imana. Guys, ushobora kuzakora cyane, bisaba gukora kandi ukereka ko abakunzi bawe ubitayeho, birashoboka ejo uzaba urundi na bariya bose batangiye bari hasi. Ndabyibuka bari abana babiri ba Dorokasi, nibuka mbere ubwo bavugaga ngo babaririye YouTube. Ese wigeze ubyumvaho? Narabyumvishe. Bigeze bavuga ngo babaririye YouTube, babeshyira uriya muterankunga wabo Irene, bavuga yuko ari we wayibatwaye kugira ngo ayibanyage. Ariko Irene ni umwana mwiza, urabona ko izi saha tuvugana bageze ku rwego nabo bishimira yuko kuba bari kumwe na Irene.
ya YouTube yabo yatewe neza inkunga irazamuka, urabona ko igeze ahantu hashimishije. Turashaka yuko nawe rero uzamuka kurengaho. Guys, abantu rero bazabigufashamo ni njyewe, ni bariya ndi kubona kureba hariya, nawe uri kureba aho ngaho kuri iyo video ukabona uwo mukobwa wishimiye iyo mpano yagiye kutunyurizaho mu kanya kare buze, ukumva urabyishimiye. Ndagusabye genda ukore subscribe, twabivuze inshuro nyinshi, ukore ukazogera. Nyamuneka uyu mukobwa azamuke agiye kuri rwa rwego azajya amenyesha abantu kuri stade bagatanga amafaranga menshi. Ibaze yuko Israel Mbonyi asigaye yuza stade ya mu bihugu byo hanze. Nawe turashaka yuko uzajya hanze ukakubita Uburayi bwose stade kuzura. Imana nishaka. Oya nejo. Ndagaru kwikina. Jory, ndakubaza akabazo gatoya. Inka ko umuntu wishimira nk'ibihangano byiwe cyane cyangwa se wakoze ukunda ni nkande? Ni Vestine na Dorcas. None se niwe wabyirutse aribo baririmba? Ni yuko nibyo namaje nakurikira cyane. Nk'indirimbo ya Dorcas waba uzi cyane? Nzakomora. So kugira ngo tunyurizeho indirimbo yawe, tunyurizeho indirimbo ya Dorcas wenda agace gatoya twumve basi yuko ushyikira n'abana b'iwanyu nawe Musanze ati Ngibikomere byarandindanyije, amaraso yawe aranunganya, nakwizeye mbona kuri muganga, sanze naribeshye, wabumbuye akanwa kawe, uvuga ijambo rifite ubukana, riyamura abatware b'umwijima, barakangarana, mbonye mu maso yawe, umucyo wawe urandasira, kuvuga intambwe zawe zabonye aho zikwiye guca, sinziba kumva ijwi ryawe rikunda kunyongorera, rinyemeza gushibuka nk'uko igiti cyatemwe, sinziba kumva ijwi ryawe rikunda kunyongorera, rinyemeza gushibuka nk'uko igiti cyatemwe. Ati ndabibona kutonekara, gusa humura ninjye nzakomora nugutonekara, nzakomora nugutonekara. Yes guys, ibintu ni byiza cyane. Murabibona yuko umukobwa wacu hano Jory azi ibintu, akora ibintu neza mu bwenge bwiwe, kandi afite n'ijwi ryiza cyane. Buriya iyo ubasha gusubiramo indirimbo ya mugenzi wawe, mu by'ukuri uba umeze neza cyane mu muhogo, kuko ntabwo ubuzi injyana yayishakiye cyangwa se yayitangiriyemo, ariko iyo ubasha kuyisubiramo ukaba wagera hariya yagejeje, rwose ibi bintu biba ari byiza. Uyu mukobwa azi kuririmba, nawe mushyigikire, agiye gutunyurizaho indirimbo yiwe rero, kugira ngo nawe wategereje ku indirimbo yiwe kuyumva uri bwajye kuri YouTube ukore subscribe kuri uragenda ujye urandikamo Ange Joy, wawe uzahita wandikamo umugisha, niyo cyo nayandikuna na yisi umugisha 150. Ugende we wandike Ange Joy cyangwa se Ange Joy, ugende uyandikemo uyisearchinge, turaza kuyikwandikira aho ngaho muri tableau, ubundi wirebere uryoherwe n'amarangamutima Ange yanditsemo muri randirimbo. Amarangamutima yashyizemo, kandi yari mu mwuka, yari ameze neza cyane, afite imana y'abamarayika bamugose, umwuka wera umugose, kugira ngo abashe kuzamura irampano yiwe, ayishyire ku cyegeranyo cya YouTube cyangwa se ayishyire ku rubuga rwa YouTube. Nuko yari yabanje kuyitaho akayandika afite umurava, afite abayandikiye, afite abaha message. Ni wowe nanjye tugomba
kumererwa neza kubw'amagambo iJoy yashyize muri iriya ndirimbo. Tuzamure n'indirimbo yawe ya mbere wumva cyane cyane wishimira kandi wandikanye umutima ukunze. Indirimbo yitwa Imvura y'Amahindu. Ngo dore imvura irahinze kandi igiye kugwa, imirabyo irimo kurabya, abadafite amatwi y'umwuka ntibayumva, iyo mvura irabanyagira. Nimuze twinjire mu ihema ry'Imana, iyo mvura itabanyagira. Nimuze twinjire mu ihema ry'Imana, iyo mvura itabanyagira. Dore imvura irahinze kandi igiye kugwa, imirabyo irimo kurabya, abadafite amatwi y'umwuka ntibayumva, iyo mvura irabanyagira. Nimuze twinjire mu ihema ry'Imana, iyo mvura itabanyagira. Nimuze twinjire mu ihema ry'Imana, iyo mvura itabanyagira. Mugire umwete wo gushaka ubwugamo, kuko igihe cy'imvura kidusatira, iyo mvura ifite umuyaga mwinshi cyane, muze twishakire ubwugamo. Mugire umwete wo gushaka ubwugamo, kuko igihe cy'imvura kidusatira, iyo mvura ifite umuyaga mwinshi cyane, muze twishakire ubwugamo. Iyo mvura mbabwira bene data, ntago ari iyo kweza ibihingwa, ahubwo ni imvura idasanzwe, ni imvura y'amahindu. Abasenga nimube maso, kuko ibihe turimo ni ibya nyuma. Abasenga nimube maso, kuko ibihe turimo ni ibya nyuma. Iyo mvura mbabwira bene data, ntago ari iyo kweza ibihingwa, ahubwo ni imvura idasanzwe, ni imvura y'amahindu. Abasenga nimube maso, kuko ibihe turimo ni ibya nyuma. Abasenga nimube maso, kuko ibihe turimo ni ibya nyuma. Mugire umwete wo gushaka ubwugamo, kuko igihe cy'imvura kidusatira, iyo mvura ifite umuyaga mwinshi cyane, muze twishakire ubwugamo. Mugire umwete wo gushaka ubwugamo, kuko igihe cy'imvura kidusatira, iyo mvura ifite umuyaga mwinshi cyane, muze twishakire ubwugamo. Amen, 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 amen. Guys, murabibona rero Miss wacu yuko akora ibintu bye neza, kandi indirimbo yiwe ifite umugisha mwinshi cyane. Nk'uko mwabyumvishe, mwishakira ubwugamo kugira ngo ejo imvura itazabazanaho imikori cyangwa se ibizinga mu mashati yanyu cyangwa mu myenda yanyu. Mugomba kwishakira ubwugamo. Guys, iyi ndirimbo ni nziza. Ni ukuri nanjye nari nayikunze cyane. Namvaga nashyiramo beka ariko ntabwo nyizi neza, ijwi nk'irya ntabwo ndifite. So guys, ni byiza. Iyi ndirimbo wayanditse ukurikije iki koko? Nayanditse nkurikije ibintu by'iki gihe byo. Nabonaga abantu bihugiyeho batari gushaka nk'ihema nyine. Nk'ahantu babasha gutura nyine. Ahantu ho gutura kugira ngo babashe kwitwikira, bashaka aderesi. Indirimbo ni nziza kandi ifite message. Nino ndirimbo
yagufashe igihe kingana gite kugira uyandike? kugira ngo nyandike ntabwo ari igihe kinini cyane ariko narayitekerezaga ikaza nkandika uduce ariko njya kubona mbona iruzuye neza. Yafashe wenda nk'amezi nk'atanu. Yazaga gute cyangwa se yazaga uryamye harimo bajya bavuga ngo barayirota, harimo bavuga ati bagiye nk'ahantu runaka ibajemo baranditse, mbese wafataga akantu nikabe kagucamo ngo kagende? naryamaga nijoro ntabwo byasyaga natabonye agatero ka mbere. Guys, ino ndirimbo ni nziza, buri umwe wese yishakira ubwugamo, kandi niba wishakira ubwugamo uzagera ku cyo ushaka. Nushaka ubwugamo uzaba usakariwe neza, ushaka igisenge cyiza wumva yuko kigutwikiye kigukwiriye, kandi wicira ahantu wumva utabasha gutoha umwenda wawe utazazamo icyasha. Twe dukunda gukoresha ya mvugo yacu kuvuga ati iyo uri uwera cyangwa se ukaba wumva yuko udashaka kwanduzwa n'iby'isi, shaka ahantu ukarabe wisige umere neza, ujye uhora witeguye utazazamo icyasha. So nkuko mbibabwira rero, uyu munsi ni umunsi wa mbere mubonye umuntu nzanye hano wa gospel cyangwa se umutumirwa wa gospel, mwajyaga mubona amasekira, ariko uyu munsi murabizi yuko iyi channel yacu twayeguriye ibintu bya gospel cyangwa se ibijyanye n'ivugabutumwa ry'Uwiteka twarayeguriye. Uyu munsi rero mwabonye yuko uyu mwene data cyangwa se uyu muvandimwe wacu nawe yabazaniye ibiganiro kugira ngo mubashe kumuganiriza kandi mubashe no kumushyigikira, kandi mu by'ukuri mumushyigikire abashe kugera kure kandi akomeze kugeza na ku mpande enye z'isi, niko njya nkunda kwivugira, nabo babashe kumva icyo abasha kuvuga, babashe kwishakira ubwugamo, babashe kwishakira igisenge cyiza, babashe kumesa imyenda yabo, babashe kuba bameze neza cyane. Njye nuzuye umwuka, sinzimba muri kubyumva, mfite imbaraga. Ahubwo ndaza gushyira hasi rya zina G-Boy ndaza kurishyira hasi, ngiye gushaka kandi kazina keza kanyegeranye n'Imana. Ubundi iyo mvuze G-Boy abantu benshi batavuga ati ndi umusitari. Buriya ubaye umusitari mu by'Imana biba ari byiza cyane, ubaye umusitari mu ivugabutumwa biba ari byiza cyane. Ushatse wakita uw'ijuru nabwo urumva ni umusitari. Ushatse wakita uw'Imana we ni umusitari. Ushatse wakita uwa Kristo nawe ni umusitari. Ariko muri kino gihe dukeneye Kristo wenyine, kari we umusitari uza muri twebwe kugira ngo atwegeranye twishakire ubwugamo, kandi nanone kugira ngo buri mwenda wacu wese utazazamo icyasha. Buri umwe wese nuba bogare uzabogare mu by'Imana, nuba umuntu unanutse ube umuntu unanutse mu by'Imana, nuba uri umumushyitse ube umumushyitse mu by'Imana, nuba umugabo ukomeye ube umugabo ukomeye mu by'Imana. Imana izagukunda kandi guheshima mu byo ukunda. Kandi ikino gihe rero nicyo kugira ngo twishakire ubwugamo by'ukuri. No mukobwa yatwandikiye neza ino ndirimbo, murumva yuko ifite message kandi ayisobanura neza cyane, akavuga ati njyewe rero iyi ndirimbo nayikunze, nayanditse imvuye ku mutima, nyikunze numva buri umwe wese yakira kugira buri wese yishakire ubwugamo kandi aba ameze neza cyane mu by'Imana, kandi ubwo bwugamo butazabasha n'umunsi n'umwe kugira ngo butazamuzaniraho icyasha. Uzugama ahantu heza rero, hari n'ukuntu ugama ku nzu ugasanga wazanye imikori, bisaba yuko uzaba ugiye hagati na hagati kugira ngo umutima wawe uzahore utunganye utegereje Kristo. Guys, turi gusoza ikiganiro cyacu. Wishimiye hano se? Ndayishimiye. Urabona bimeze bite se? Bimeze neza. Guys, umukobwa wanyu rero abakunda. Ndabakunda cyane, abantu bamurikira cyane, abandika comment nkababona. Ndabakunda cyane, mukomeze mumurikirane kandi mucigikire. Guys, ongera ubibutse. Guys. Sorry. Mukuri w'icana yanjye wagenda ukandikaho Ange Joy, wahita ubona ibihimbano byanjye, hari ivugabutumwa nayo ririho, muzaze mumurikirane cyane. Mbere na mbere ndabafite n'ahantu nabasha kugera, muzaze mukomeza kumurikirana, mumbe hafi kabisa. Guys, no mukobwa nawe ni mushiki wanyu, ni mukuru wanyu, ni murumuna wanyu, mugomba kumushyigikirana umwana wanyu, kandi rwose murabona yuko afite umuhate wo kugira ngo ageraho nawe mwageze, agere naho nahandi agiye kubaharuriraho mutaragera. Nyamuneka
akeneye ubufasha bwanyu, kandi ntawe ugira ati yigize, akeneye abamugira, nawe twese tuba dukeneye abatugira, kugira ngo ubone rero ko bino byose tuba twabiteguranye umutima mwiza, kandi kugira ngo bikugereho neza, kugira ngo ufashwe natwe kandi ufashwe nabyo, Kristo abashe kukugeraho twamunyujije mu ivugabutumwa. Abenshi ntimukajya muvuga yuko tunyuze ivugabutumwa kugira ngo twibonere amafaranga, ahubwo ni ukuri kw'Imana. Iyo tukize gutya tukabona wanditse komenti, tuba tumva yuko cya kiyegeranyo cyacu cyangwa se cya gihangano twashyizeho hano wabashe kukibona, kandi mu by'ukuri iyo wakibonye ntago ari wowe cyangwa ari jyewe kigira akamaro, gusa n'abakurimo cyangwa se Kristo uri kurimo arabyishimira, akabasha kuba wamenya ikibi n'icyiza, cyangwa se wamenya ukuri ku byihishemo cyangwa twabashe kuvuga. Ndagusabye nawe rero uri kureba iyi YouTube ya G7 TV, ndakwibutsa yuko uri bwagende kuri Cyusa TV, hari kunyura amafilimi meza, amafilimi akosotse meza cyane. Urasangaho filimi iri yitwa My Son. Iyo filimi nziza cyane, uragenda uyikurikire kandi nayo irakunogera. Uragenda rero ukore na ku Bajama TV, murabizi ko hanyuraho za gatuni, hanyuraho utuntu twishimisha abana, nawe uragenda ukoreho kugira ngo ubashe gukurikira bino byegeranyo byose tunyuza kuri no G7 TV. Reka tusezerane umutumirwa wacu ababwira cyangwa se n'abashimira cyangwa se anabasezera muri ya magambo ye ashaka kubabwira. Gira icyo ubwira abakunzi bawe cyangwa se abakunzi ba G7 TV. Ndongera ndabashimiye, nzaza mbashimira yuko tutafite ntabwo twagera ahantu tugera. Mbere na mbere ni ukuba mukutuba hafi, mukatwereka ko ibintu dukora mu byishimira, mukatuba hafi. Mbere na mbere turi kumwe n'Imana yacu, namwe mukadukomeza mu buntu bwanyu uko mushobojwe. tuza tubabona, nimba umuntu afashe ikintu cyawe akagira umwanya akagitera komenti, tuba tubona ko natwe mu bintu dukora mutari kuduca intege, ahubwo muturi iruhande rwacu, aricyo kintu dukomeza kubashimira. Ndabinginze mbasaba kugira ngo mutube hafi pe cyane. Tutabafite ni hano usanga abantu twasubiye inyuma cyane, ariko turabasaba kugira ngo mutube hafi cyane cyane, kandi amahoro y'Imana azakomeza kubana nawe. Amen. Guys, reka tube tubasezeho rero hano kuri kamera za G7 TV. Nka G-Boy muzajya muhora mukurikirana ibiganiro by'uno mukobwa cyane, muzajya muhora mubona ama content cyane anyuraho. Hari byinshi yabateguriye azabanyuzaho n'umwaka wose. Hari igice kimwe azajya banyurizaho ivugabutumwa, hari ikindi gice azajya bagezaho ibiganiro nk'ibi ngibi bitandukanye, by'ubwenge, ahugura urubyiruko, ahugura abakuze. Muzajya mubona inshuro nyinshi cyane, turabishimiye. Kandi kugira uzajye umubona buri munsi nuko ugomba gukora subscribe n'akazogera, ukaduha like na comment kugira ngo uzajye ubasha kubibona mbere y'abandi, utazajya utangwa n'umugisha. Guys, turabishimira, murakoze cyane. Bye bye.